ntara ya Kivu ya ruguru abaturage bo mu bw'abanande barimo n'abarwanyi ba Wazalendo mu duce twa Bulembo Isale hafi y'umujyi wa Butembo bemeza ko amarozi bakoresha abafasha mu ntambara bamaze igihe barwana mu burasirazuba bwa Kongo. Mugenzi wacu Timishimwe adufitiye inkuru irambuye. Aba basobanura ko ubwirinzi bakoresha babukura mu kuvugana n'abakurambere aho baba bari mu tuzu twa gakondo. Sangala Paluku, umuvugizi wo muri aka karere, asobanura ko kuba intambara igeze aha ari uburangare bagize bakirengagiza umuco wabo. Asa Paluku Mahamba, umuhuzabikorwa w'umutwe wa Wazalendo, nawe yemeranywa na Sangala Paluku mu bijyanye n'ububwirinzi bakomora ku bakurambere, aho avuga ko imbaraga z'umuco zibafasha mu ntambara kandi bagomba gukora ku buryo izi mbaraga zirindwa. Mu kwezi gushize umutwe wa M23 wafashe imijyi ibiri minini yo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ukomeza kugenda utera imbere, aho wanashyizeho n'abategetsi bayobora utwo duce yafashe kandi by'igihe kirekire. Ubu rero igikurikiyeho nuko abaturage barimo n'abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rwa leta batangiye kwifashisha imbaraga zitagaragara z'ababo bapfuye. Aba biyita abavuzi ba gakondo bafite imyemerere yakumvikana nk'idasanzwe, bemeza ko uretse no kwiyambaza abakurambere muri ibi bihe by'intambara, niyo batewe n'amapfa baratabaza. Unakuwa wakati chakula haikomale, tunaita watate watusaidie. Iyo turi mu bihe by'amapfa nta kintu kiri mu mirima yacu, duhamagara abakurambere bakadufasha kugira ibyo dukemura kugira ngo tubone ibyo kurya bihagije. N'ubu hari intambara abantu benshi bapfa, abakurambere bagomba gutabara. Ubu intambara yakajijwe nuko tutubashye umuco wacu. Nitwubaha imyemerere y'umuco wacu, ibibazo byacu tuzabikemura. Asili yetu tukaheshimia asili yetu, hakutakuwa tatizo yenyewe itatushia. Bavuga ko utuzu duto bakoreramo iyi mihango bavanga no gusenga, umuntu batizeye ushobora kumenera amabanga uwo bita umwanzi, uwo ntashobora kwinjiramo. Kubw'ibyo umuhuzabikorwa w'Abazalendo Asa Paluku Mahamba avuga ko bagomba kurinda izo mbaraga bakoresheje uburyo bwose bafite, ndetse akemeza ko aricyo kibagira abarwanyi bakomeye. Parce que on nous a toujours parlé que nous avons des antiballes. Bon, moi je ne sais pas, mais en réalité c'est twakomeje kubwirwa ko dufite imbaraga z'ubwirinzi, ariko mu by'ukuri simbizi kuko n'Imana ibikora, ntabwo ari twe. Icyo nabizeza nuko imbaraga z'umuco zirimo kudufasha mu ntambara, kandi tugomba kurinda izi mbaraga kandi tugakora ibishoboka byose kugira ngo twizere ko izi mbaraga zirinzwe. de protéger ce pouvoir et de faire tout le moyen que ce pouvoir soit protégé. Ukwizera kw'aba bantu bo mu bwoko bw'abanande baterwa no kuba abantu bapfuye bafite imbaraga babasangiza mu bwirinzi, bihumuriza abantu bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bishimangirwa na Maxime Kambale Muhamba, umunyamabanga mukuru w'abanande. Le jeune, quand il prend le courage et la décision d'aller défendre sa patrie, iyo umuntu akiri muto akagira ubutwari agafata umwanzuro wo kurwanira igihugu cye kavukire, hari imbaraga zo mu bwoko bw'umwuka, imbaraga zidasanzwe zikorera muri we kugira ngo arwanire abaturage iyo akomeje kugendera mu nzira ikwiriye. Ariko nibateshuka ntibazongera kubasha kurinda igihugu cyabo cyangwa no kwirinda aho batuye. il ne saura plus défendre même son espace. Muri aba banande harimo abakunze gukoresha impigi n'ibishushanyo mu rwego rwo kwirinda amasasu. Aba kandi bizera ko imbaraga zabo zishingiye no ku masengesho, ibyaba bigoye umuntu usenga bitandukanye n'imyizerere yaba niba koko Imana basenga ari imwe. Imyizerere nk'iyi ni ibintu bisanzwe mu bice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo. Bumwe mu buryo bakoresha bagira ngo bavugane n'abakurambere ni ukujugunya ibintu bimeze nk'ibinyampeke mu muriro kugira ngo babashe gusaba inama abakurambere. Hari kandi n'abatanga ituro ry'inzoga ikoze mu bitoki, akayitangira mu kazu gato kuzuye imyotsi mu rwego rwo gushimisha abakurambere.